ariko n'umusumbye. Wewe ngo umuntu aragukunda mana nyagasani akabirwa mwarimu Solange Pitu. buriya ibintu bishimisha umuntu ntabwo ari amafaranga Frank. Buriya iyo ushimiye umuntu kubera icyo umuntu ashaka gutera imbere ariko n'umusumbye. Wewe sinzi nimba ari injiji ubibona gusa njya numva umuntu ngo umwana runaka ngaturangizanye kaminuza sha barayirangije. Buriya abazungu ndabubaha cyane, yubaha umuntu umuruta, akubaha umuntu wagezeyo kandi akubaha n'umuntu wagize ikintu amufasha, wagize ahantu amugeze, kandi bakareka kugirana amashyari. Buriya ishyari ni ribi kuko buriya nta muntu ugiye kunyibutsa kakantu karonari tukajya dushimira abantu s'ubundi ibyo bakoze cyane rwose. Ngiye gushimira abantu ibyo bakoze nahera ku barimu banyigishije cyane. Mwarimu buriya kure Ladies and gentlemen, turabasuhuje tubaha ikaze kuri Mr Jingo. Uyu munsi n'ubundi dukomeje kubagezaho ibyiza bitandukanye. Imbere yanjye cyangwa kuri channel dufite umutumirwa n'ubundi kandi muri kugenda mumumenyera n'uwo bita FI4K, umuhungu mukuru mu gace. FI4K. Uyu munsi tugiye kuganira kuki? Yes, uyu munsi turagarutse cyane muri cya kiganiro cyacu bakita why. Kubera iki tugiye kureba impamvu nyinshi zitandukanye mu buzima bwawe. Ubona abantu bakwanga, ubona abantu bakuryarya, ugasanga umuntu umuguza amafaranga amara kuyamaka kwambura. Nimba barakwambuye kora kuri subscribe. Uyu munsi ugiye kumenya ibindi byinshi cyane bijyanye n'iki kiganiro. Ubundi kubera iki? Mbese tugiye kuraho urujijo. Umva, bantu mwamenyereye kwambura. Bantu mutwara abasheri b'abandi. Ngo ex wa sheri wanjye ngo shango ni inshuti yanjye. Ngo ni inshuti yanjye kandi mutakiri kumwe. Ex wa sheri wawe ngo ni inshuti yawe. Ni inshuti yawe gute kandi mwaratandukanye? Mutwaye sheri ngo ni inshuti yawe. Dore ukureba mbese. Beti ibyo bintu bireke. Ngo man, ngo njyewe ngo niyo byancanze ngo mpita njya kureba ex wa sheri wanjye akangira inama ngakambwira ukuntu afata sheri we. Ngo sheri wande ex wande. Mbese no kuvuga ko mama utagikundana n'ubundi. Brothers, ibyo bintu mwabyihoreye ko wowe uri kundeba nayo ndi kubwira. Umva impamvu rero ibi bintu bikora uri urusambu. Okay, tudatinze reka twanzike dutangire ikiganiro cyacu muri kugenda mumenyera cyitwa kubera iki, cyangwa mu ndimi z'amahanga cyitwa why, mu gifaransa ni pourquoi, mu giswahili ni kwa nini. N'ubu indimi zose ugerayo why ngerayo kwa nini pourquoi. Cyane nzi ko igifaransa cya mbere kigiye hari pourquoi je t'aime kandi numbaza uko bisobanuye tubyihorere. Je t'aime, pourquoi je t'aime? Cyane Faransa niryo jana y'intebe ya mbere namenye. Okay, intebe ya mbere ikibazo cya mbere kiribaza ngo kuki umuntu umuguza amafaranga yakeneye. Wewe bakugurije amafaranga wanga kwishyura ubundi uri mu biki? Wakwishyura amafaranga y'abandi. Wewe barakwishyuza buri munsi bakaguhamagara. Watwishyuye kwipura wakwishyuye. Uri mu biki? Frank, iyo ngingo yo ndumva irenze izindi pe. Kuko kuri kino gihe hariho ubwambuzi buteye ubwoba. Hari umuntu wavuze ngo niba umuntu aje kukuguza amafaranga, niba uzi ko yamuhaye uzahita umuhobera umusezere ko muzamugiye gutandukana. Basi ariko dore ikintu giye kimbabaza. Umuntu muguzi inote ya tarane, tuvuge tarane n'amafaranga makepe, agiye kugira ute gukemura akabazo. Mugahura ku wa mbere yasinze, ku wa kabiri yasinze, ku wa gatatu yasinze, wamwishyuza ngo nawe mfite. Ngo ntayo afite shaka ndera kubwiye umunsi ntarengwa azayaguhera. Ibyo wigeze uguza umuntu amafaranga akanga kukwishyura? Wari umwizeye koko? Umva birenze icuri imwe, ni igihe kinini cyane. Kandi ba bantu b'imbere, ba bantu wumva ari
inshuti z'inkoramutima ari perfect kuri wowe muvande. Iki kintu cy'amafaranga kigiye gutandukanya abantu. basi Niba uzi ko udashaka kubura inshuti yawe uzareke kumugurira. irinde kumuha amafaranga cyane uko rwose. tubyanzura uko njye ntabwo ari uko nabyanzura njye nzayaguha hano yanyima tuzagura. Ariko buriya Bibiliya njyewe Bibiliya hari ibintu igenda ivuga ariko umuntu yashyira mu nyurabwenge agasanga ari byo pe. Ahantu Yesu yabwiye abantu arababwira ngo uzajye uguriza umuntu nkaho atazakwishyura, nkaho umuhereye ubuntu. ni ukuvuga ngo rero ukwiye kumuha amafaranga uri kumva ku buryo nayaguheza utazagira ikibazo. yewe harya y'icyuzi yarageze amafaranga yacu mujye muyaduha tuba twayakobokeye muyaduhe. muratwiba amafaranga yacu mwitwaje iki? wowe nyishyura, wowe nyishyura, wowe nyishyura, ariko wagira ngo bagutwaye menshi cyane. nakore kugura subscribe umwereke utuntu nikorera. wewe umuntu agusaba views ngo niwayemo, akagusaba sub akavuga ukwezi kose kugashira, mwakoze sub urabiki uraho usakuza, barangiza ukajya gusaba Imana reka rayo yange ko kusubiza, muragusaba sub ukayimwima, barangiza ngo iki niki. Uzi ko buriya na biriya bintu by'amarozi iyo ugiye kurogesha umuntu ari umuntu nyine wahemutse, ari amarozi birakunda. Birakunda. Niyo mpamvu abantu bakwiriye kureka guhemuka, kubera ko buriya na biriya bintu biza ukuri. nibyo nari kukubwira sibyo. umuntu umuhaye amafaranga brothers, nimba umuhaye amafaranga nyishyura, ase ubundi mwambura kubera iki? mu by'ukuri ko aba yayamusabye afite ibibazo, kuki atibuka bya bibazo? noneho dore ikintu kibabaje, usanga umuntu wahaye amafaranga, wa wundi wahaye amafaranga uzi ukuntu aza ameze. mubyeyi rwose nagize akabazo, ngenze gutya mbabarira pe n'amafaranga ayuma ni ukuri urabumfashije, urabumbyara, urabumbereye papa, umbereye muganga, ariko dore kumwishyuza ego ko igipfunsi kiravuga ngize ukuri nawe. aba ikibazo na nimero yikuraho ego ko mudahure no muhanda ahubwo ngashake no kukuniga. bavanye nyamara ibi bintu birakaze cyane, bigiye gusenya umuryango nyarwanda, ibintu biteye ubwoba. ahubwo n'icyizere ubu nta muntu ukigira undi cyizere. ninde se nindi? kuko umuntu arareba mugirire icyizere weho urinde. abamaze kunyatsa ni benshi, bajya bajya muri banki bagigire pe, banki ziteza ibyabo. ariko kuvuga ngo ndakugurije kandi kanya nkirwa nkwirukaho utanandeba nirihumye, uvuga uti uyu muntu naramuriye sha, nta muntu uzongera kukuriza. oya ngiye mfite umujinya, aka kanya mfite umujinya, we nyishyura wowe dore uko ndeba. urandeba warangiza ukanisetsa gusa, nyishyura cyangwa uvuge amazina mbavuge se mbavuge. nta mbashyize kuri social media nicyo kibazo, kandi burya ngo ibyo batugenga nitukabigirira abandi. reka twikomere. buriya wowe ubona biterwa n'iki? nicyo gituma abantu bambura hase jamani. baravuga ngo mu minsi ya nyuma, nimba turi mu ya nyuma nimba turi mu ya mbere sinzi, ariko ntibavuga ngo mu minsi ya nyuma ngo urukundo ruzakonja, ngo abantu bazaba bakunda imiya. imiya ni iki ubundi? imiya ni amafaranga. nubwo niba bakunda amafaranga nanjye nkabanyakunda, ntiwanditse azajya tugurizanya tugurukane. ariko imbona ikibitera umuntu aba afite ubugugu, nimba umugurije amafaranga yesi aba yakwambura kuko atayafite. ibyo ni ibintu byumvikana, ariko akwiriye no kukuvugisha, akakubwira nuko gahunda uko zimeze. hasi umuntu umugurije tuvuge inote ya senyisi 500, aravuze ati rero nguriza 500, mfashe urugendo ngiye hanze, ngiye mu kazi, bansabye kuba mfite byibuza 1 miliyoni kuri konti. kuko urabizi ugiye hanze ntabwo wagenda gutyo, hari amafaranga bagomba kugusaba, ugomba kufite n'ay'urugendo. noneho ku buryo ki akubwira ati mfasha ningerayo nzakora nyuma y'amezi 2 mpite mwishyura. kavuga ati yo muvandimwe ni ukuri akamuteza imbere, urumva arayamuhaye
sha uko yamuhaye ubwo nyine mubyaranyabo niko babyita. Muhita mubyaranabo kabisa. Birababaza uko yamuhaye rwose akakubwira ati ndagiye pe, ubwo yagerayo atagerayo umuheruka ubwo, ariko rwose mwishyure. Ku ngingo ya kabiri, ingingo ya kabiri yo ibabaje cyane, kuki tubura ababyeyi bacu dukunda ndetse n'abavandimwe bacu birenze kandi nta wabasha kubasimbura. Ingingo yo nyigezeho ndababara cyane, birababaje cyane. nishyira mu mwanya w'imfubyi, nshyira mu mwanya w'abapfakazi, bikandenga. Ibintu biteye ubwoba. Ase ubundi twabikoraho iki koko? Ntacyo. Nimba ufite icyo wabikoraho ni ukuri pe, tubwire muri comment. Njyewe byancanze. None hari indirimbo njya nkunda ngo ninde munyamibabaro, uko ndirimba nabi nanjye mbizi. Nta korari bamose. Wapi? Ntabwo banyemera n'amagambo ngira. Ese utaba umuyobozi wenda ukagireka kuririmba? Wewe ngira amagambo menshi ikibazo. Muri aba perezida ugira ngo abenshi babazi kuririmba. Abaperezida b'amakorari. Ariko hari abo mbona nkabona bazi kuririmba. Ni bake. Wigitangaza Yesu, abo mu ijuru barabihamya bati, ikuzo nishimwe bibi by'umwana wihoraho. Iyo korari yaryo yitwa Rehoboth. Sinzi ko yitwa nimba ari Rehoboth nimba ari Hoziyana. Oya ni Rehoboth. Ngo marayika arabaza ati, shareka dukomeze pe. Ariko nimba warabuze umubyeyi wawe, ukaba warabuze umwana wawe, umugabo wawe, umugore wawe, umuvandimwe, umuntu wakundaga mu buzima, umusaponsa wawe, umuntu uri w'agaciro mu buzima bwawe, cyo tugusaba, cyo nakwifuriza, Uwiteka Imana gukomeze aguhereza umutima wihanganye. Nukuri pe, biravuna, birababaza. Hari inkuru imwe sinzi nimba nayibabwira, nimba mwanyimenya nkayibabwira. Wayibabwira nta kibazo. Yes, umubyeyi yari ari kubyara, umwana yanga kuza. Barangije hamagara umugabo aramubaza ati, ese ko tubona nihavuka umwana umugore ari bupfe, kandi umwana napfa umugore akabaho, duhitemo dukora iki? Ubwo ari mwe wahitamo iki koko? Umugabo yaraje aravuga ati, mureke umwana apfe nta kundi, aranabisinyira, umugore aba muzima. Ariko na n'uyu munsi umugore kubyakira byaramunaniye kuko yabuze umwana wa mbere w'imfura. Ariko subira inyuma kuri abakobwa bakuramo inda, tutabeshye pe, mukwiye iki? Ugasanga ese mba nibaza ikibazo kimwe, uramutse umukuyemo ari we wa nyuma na mbere wari ufite mu nda, wabigenza? Babyeyi munkurikiye, bakobwa munkurikiye, ndetse namwe muri mu bihe bitandukanye, Imana ibakomereza umutima. Hano ndavuga nawe ndi bucire urubanza. Ku ngingo ya gatatu, kuki kubwira umuntu ko umukunda ubikuye ku mutima bigora? Abantu mutereta hano nimumbwire rwose. Ndahera kuri uwo muntu uri imbere yanjye. Jese ndatereta. Oya ntabwo utereta kuko wewe urubatse, ufite umugore, urumva urubatse. Ariko ngenda cyara ahangaha ndacyotsa soya n'inkori. Mubwiza ukuri nimba ari iki? Ndacyaryama mu kirambi. Ndacyaryama mwifumba. None se wowe ari ukunda watinye kubibwira? Reka mubwiza ukuri. Nimba ari ikintu ngiye kingora kubwiza umukobwa ukuri ngo ndamukunda, siko mugera imbere nkanatitira. Akumva utugambo mba mfite kuri kamera. Ugera imbere nk'abaforomati, umugera imbere ugahita umera nk'imboga zikubiswe n'umwuka. Byahata. Ariko reka muna wa wundi noneho sasa, uwe wa wundi ntafitemo na cwa, niho ubona icyo uvuga.
ewana ntagenda nkawubwira tuva muko uri mwiza yo uraseka nukora amasara agaseseka iyo mubonye mba numva ntata byahe ni ukuvuga ngo ubu umubeshya oya ntabwo mba mubeshya none kuki ukunda bikugora kumubwira ko abari kumfasha kumubwiza ukuri abari kunyorohereza kugira ngo nanjye bijya bindenga kubwiza ukuri umuntu ko umukunda biragorana pe biragorana ni ukuri kwima uragenda ukamugera imbere umunsi wa mbere kamera nk'ikiragi ukananirwa kuvuga umunsi wa kabiri icyumweru kigashira hagakuru akamanuka umujene w'inkonkobotsi agahita aritobora agahita aza akamubwiza ko tigenda gukunda ikiza ubundi hari muri ya kaberuka urayize nkuru kaberuka ndumva nyizi kaberuka siyo wavuyeho gapapura yego niba ku itariki 12 z'ukwa kabiri ni 10 na zingahe ariko hagati ya tariki 11 na 13 z'ukwa kabiri ni umunsi wa kaberuka day wabaye mu Rwanda sori ya kaberuka rero ngo yagenze gute umva wa musore nawe ugira inoza ari ubwo bavuga ko arwaye ini kaberuka agire gutya zero mu jene mugenzi ati tugende uriya mukobwa naramukunze ubundi umunterete kaberuka baragiye umunsi wa mbere kaberuka aramuvugira tangira kubyibuha umusore akajya agenda yivugira birangira umukobwa akunze wa mushuti wa kaberuka kandi ari kaberuka ukunda uwo mukobwa yego kandi kaberuka yajyanaga n'iyo nshuti yo gutereta uwo mukobwa noneho kaberuka akabona akayegerayo ntibakimureba nka mbere kaberuka byagenze bite umusore inshuti ya kaberuka barapanga ihita yirongora wa mukobwa kaberuka aba kaberuka kiri aho ngaho kaberuka ibaza ari nkaho bakora iki ari nkaho koko barega papa gutya bisaba kugira umutima ukomeye kaberuka rero niyihangane byagenze bite bose ngo yarabayishe bose reka se bose tayari ikibazo nawe ariko yahise afunga cyangwa yahise yiyahura sinzi uko byarangiye ibya kaberuka ariko rwose kubwiza umuntu k'umukunda biragorana none umuti uba uwuhe aragakuru gatoya nari nsigaye ndumva umunwa wandiye umunwa wambanye umunwa hari ino muko n'indirimbo n'imara ngo raburiyani cyangwa se feresiyani ntabyo bahita ngo iki bahita ngo ikira kuko nawe mubari baje wigendera mama munyana yes nayo izina riri kuza gake dore mama munyana rero story ze rero wera kujya mwumviza mama munyana mutaze ngo byatangiye bite mwicare dutera agatebe ubundi mama munyana byatangiye bite kameramani mukora akazi kanyu mama munyana ngo imara zagize gutya zijya gucuranga ngo harimo umujene wese nibuka izina rye aragenda ahura na mama munyana nimba ari mu Biryogo nimba ari hehe abazi iyo karitsiye mwandike muri comment noneho baragenda bageze uwo mutipe akunda mama munyana baranavugana rwose ariko yanga kubimubwira kubera iki kabwo mama munyana agira gutya aragenda noneho uwo mujene wari wakunze mama munyana waririmbaga mu mpara aragenda aramubwira ati abwira abagenzi ati rero hari umukobwa niboneye hari ati mwiza pe ababikojeje nde mugenzi atoke atako kantu ni sawa cyane bajya gucuranga ngo ubundi ngo imara yo zacurangaga ni nka noza aho yataramiye Kinyose Melody nta muntu ushaka gutaha rwose ngo bararirimba mama munyana nawe rwose ahari umusore barazamutse baba munyana bari kumwe ngo kapimusi gakonje ngo mu myaka yabo ngo zari zigezweho zadutse niyo zo kubundi yari ikunzwe ko bafite utugambo twinshi uyu munsi cyangwa wayinywesha ufite utugambo twinshi sinzana na dukuye mama munyana agira gutya
arazamuka baje guferesta baze ngo bari buhere kuri wa mujene yabamukujeho mana we wa mujene wa Terese mama bwa mbere kumbi hari ubagezemo bwa kabiri ajyanywe nandi nta mujene wa mbere none wa mujene wa mbere nawe wa kabiri nawe bamukuzamo hanyuma akuzwamo n'uwa gatatu urumva nyine hari ahantu bareba ngo Lauriyani cyangwa se Feresiyani ngo bose ni abagenzi ngo okay nanjye ndi umugenzi nk'uko nabo bari baje bigendera nk'uko nawe mu bari baje bigendera aha noneho haba haje umujene wa gatatu nawe akomyeho bararwaza noneho wa mujene wa mbere biramurenga kubyakira biramunanira nakajya ajya gukomanga kwa mama munyana urinde ni njyewe ntabwo tukuzi genda yewe nyingurira nanjye naje urinde akavuga ati reka simukeneye agatangira ati mama munyananda naniwe ko kwibagirwa ahita aririmba iyo ndirimbo ibuka cya gihugu nagutumagaho munyana umumeri byaramurenze kandi koko abajene ba mbere barazaga bavamo uwa kabiri avamo uwa gatatu avamo nawe aje kugerageza aravuga ati wapi komeza ugende wese tukuzi ubwo rero abo mama munyana ko wagira ngo yari indaya mama munyana se ntabwo bavuga indaya ba mubyeyi ntukavuga indaya batazagufunga indangamirwa abadandaza amagara kandi wasanga uvuga ko habaho n'umugabo w'indaya awe ntawe ubaho ahubwo ni iki niba ntabwo w'indaya ahubwo ni iki ni umukiriya wazo ikibazo kindi ubwo twakirangije cya kabiri niba ukunze umuntu ubimubwira ureke gutinda nturare utabivuze iby'ejo bibara b'ejo aha 8 ikibazo cya kane nicyo tugezeho kuki umuntu kumusaba imbabazi bigora wamuhemukiye wamubabaje ibona biterwa n'iki impamvu bigora ni ukubera ko uba wumva ko nyine ashobora kutabyakira neza bikarangira utangiye kugenda bikora intege kumva ubaye nk'uwigarura ariko mu by'ukuri bavuga ko buriya iyo usabye umuntu imbabazi buriya umutwaro cyangwa kuremererwa ku mutima mbese wowe usaba imbabazi mbese ni nk'aho uba uruhutse buriya wiruhuye bivuga ngo rero buriya umuntu usaba imbabazi aba ari free cyangwa aba abohotse rero niyo mpamvu bibaza kugorana ariko wa muntu wabitinyutse akabikora araruhuka saba imbabazi biragora cyane ubundi bajya bakunda kuvuga ngo biroroshye cyane ariko ko warize uwo wasekeje ariko biragora cyane ariko gusetsa uwo warijije tikiri wagishobora biragoye ngize ukuri wa muntu warijije pe byanyabyo byanyabyo atari ibintu byo kubeshya ntabwo wamusetse kugira ngo umusetse ntabwo wabishobora biragorana biragora ariko ahangaha abantu bakoremo isomo cyane niba umuntu yahemukiye undi ajya agira ubutwari bwo gusaba imbabazi niyo bazimwima buriya we icyo agomba gukora azaba yagikoze kandi buriya kwihana ni ukureka ntabwo ari ukubivuga gusa hari abantu usanga birirwa batura nko mu nsengero bakaturira abandi ariko mu by'ukuri ntibareke ibyo batuye gutura gute kwatura kugusaba imbabazi cyangwa kuvuga ngo warahemutse Imana ikubabarire yesi niko kwatura cyangwa hari abavuga kwicuza muri Gatolika ni ukuvuga ngo rero kiriya kintu buriya ni ikintu gikomeye cyane ndetse na Bibiliya ivuga ko umuntu numusaba imbabazi
akanga kuguha izo mbabazi ko ari nk'amakara uzaba umwikoreje ku mutwe. Uvuga ngo uwo muntu we azaba afite umutwaro ariko wowe uzaba waruhutse. Buriya gusaba imbabazi ni ikintu cyo hejuru cyane, bikora umuntu w'intwari, ntabwo ari umuntu wese ubikora. Abantu benshi barihorera ko buriya ni nako biba bimeze. Buriya habaho imbaraga zigera kuri 7 umuntu afite. Rero izo mbaraga habanza imbaraga zo hasi hano mu birenge, izo mbaraga zigiranwa n'abantu bateye nk'inyamaswa. Rikumva mbese bareba ibintu bya hano ku isi gusa, ugasanga ni umuntu uhora mbese arwana n'abantu kwa kundi inyamaswa ziryana. Rikumva rero umuntu ukiri hasi ugifite imbaraga zo hasi gusa niwe usanga nyine atasaba imbabazi. We ahita yihorera, ahita akora revenge, akamera nk'uko nk'intare ifata wenda indi nyamaswa ikayirya. Mbese ni nk'inyamaswa. Uko bimeze. Ubwo mu mbaraga 7 batubwiyemo, imbaraga imwe ngo izindi mbaraga 6 tuzazibabwira. Okay. Yes. Bakomeze bakora iki? Subscribe ndetse bakomeze bakande like, banadufollowing hano ku ma social media, kandi barebe video bayirangize ko buriya iyo utarangije video ntago bumenye ubutumwa twashyizemo, kandi algoritme uburimo utuma ikora bese nabi. Dusoza rero ikibazo cya nyuma, kubera icyo umuntu ashaka gutera imbere ariko n'umusumbye. Ngo umuntu aragukunda, mana nyagasani, akagufasha akagira ate, ariko wajya gutera imbere umuntu agahita kurekura. Umuntu akakwishyurira ikintu cyitwa gutera imbere, akakubwira tumva mu bwiza ukuri, nakora ibishoboka byose, ubona arakurusha. Tuvuge wenda afite miliyoni 10, ni wirore modo wawe, wewe ufite 200,000. Yego. Ubwo wumva arakurusha pe uburyo bwose bushoboka. Akavuga ati ngenda aje mufashe mugakora ugatera, akakugira inama, akagusapotinga. Yego. Ako yamana utangiye kugera muri za miliyoni 9, 8 gutyo, 15 wazigeze, none uri kumuyingayinga cyangwa namusize, watangiye kumusumba, ahita atangira none akakurwanya, agatangira kukurwanya. Yewe mbega abantu bararogana, abantu baricana, abantu baramarana. Babyeyi muri kunyumva, abantu muri iyi minsi sinzi, ariko nanjye ndi umuntu, ariko njye bisigaye binyica. Nimba ari kuva kera byarabayeho sinzi, umuntu mujya inama y'uburyo ki mugiye gukora. Ikiganiro cyabanjirije ikiwayi ntabwo twakoze amashusho, ariko ndibaza ikibazo kimwe, kubera icyo umuntu abona ugiye kumusiga agatangira kukugira ishyamba, ngaho yatangiye kuguteza amahembe. Sinzi nimba ari injiji ubibona gusa, njya numva umuntu ngo umwana runaka ngaturangizanye kaminuza barayirangije. Zayirangije se? Wowe ejo bundi arajya kwiga na dogitoro, kandi ajya kwiga ari kuvuga ati nuko shani mutera imbere, mani izabashyigikire. Ugasanga akuguriye wenda n'udukoresho runaka, ariko yabona ugeze hejuru agatangira kukurwanya, akakurogesha. Yakoze ikosa asarangije kaminuza, none hahise agura na moto. Ngo noneho ngo abana banjye ngo bose ngo baheze kuyishyiga, aguze moto, uriye umukurikira arashyingiwe, abanjye baraha, agatangira kukugira ishyamba. Bavandi, ikibazo ni iki? Sitandirane mvuze ngo icara wige. Impamvu nasobanuraho ituma abantu batifuza ko umuntu abaruta, nuko abo bantu baba ari babi. Buriya umuntu mwiza gute? Umuntu mwiza ntabwo yakwanga gutera imbere. Njye hari ikibazo njya ngira, ni gute umuntu uravuza ngo abantu bari babi, sibyo? Tuvugisha ukuri,
umuntu yakuguriye, tuvuge nawe ufite igiciro cy'ibihumbi 200, sibyo? Ndamwegera angira inama kuva kuri A kugeza kuri Z. Inama yangiriye ndayikurikiza, nangiye gutera imbere, sibyo? Akamana support sometime. Uwo muntu ntabwo afite urukundo, ararufite. none se ubwo noneho bigenze bite? Ni ukuvuga ngo uriya muntu umenya abazi kuzakomeza kuguma munsi ye, bikumva. Noneho rero akagufasha kubw'amahirwe yawe ugatangira ugatera imbere, noneho agatangira kubona kuri kumuruta. Kandi mu by'ukuri buriya ikintu cyerekana ko ukomeye ni abantu wazamuye. Abantu wazamuye njyewe naranzwe icyerekana ko ukomeye ari amafaranga ufite. Ibi byo ufite abishobora kuba atari amafaranga cyari ibindi, ariko ntekereza ko icyerekana ko ukomeye ari icyo ugezeho. Oya, nivuga ngo niyo wagera ku bintu bimeze gute, ariko nta muntu wigeze ukura hasi ngo umuzamure nawe umugeze kuri stage yo kuba yamenyekana cyangwa yagera ku ntsinzi mu bintu bye. Buriya ntabwo uba uri fake, ntabwo uba warateye imbere. Uratuma na yasambu baduhaga utangiye kubabwiza ukuri. Oya, ngomba kubabwiza ukuri kuko hari ikintu muri Afurika cyangwa hano mu Rwanda usanga kigenda cyica sosiyete yacu. Ugasanga rimwe na rimwe nta nubwo dutera imbere. Kubera iki? Kubera ko abantu bashaka kuba abanyamwigendaho. Nta muntu ushaka gufasha abandi. N'uwo ngo ufashije undi iyo ateye imbere ahita atangira akavuga ati aranduse, hagiye kukafatana. Ni muko muvuga y'iki gihe bavuga. Ariko mu by'ukuri buriya ntabwo ariko iyo mitekerereze yari ikwiriye kumera. Buriya abazungu ndabubaha cyane. Yubaha umuntu umuruta, akubaha umuntu wagezeyo, kandi akubaha n'umuntu wagize ikintu amufasha, wagize ahantu amugeze. Kandi bakareka kugirana amashyari. Mashyari buriya ishyari ni ribi, kuko buriya nta muntu. Ugiye kunyibutsa ka kantu ka Ronaldo se? Ronaldo hari umugabo, nuko nibuka izina rye, hari umugabo bakinanaga kera akiri mutoya. Hanyuma akiri mutoya ari muri biriya bihe kiniraga niba ari Sporting, tuzabikurikirana neza tumenye amakuru. Hari umuntu wamwitangiye, nuvuga ngo yagombaga gutsinda igitego, hanyuma yanga kugitsinda, amahirwe Ronaldo aba ari we ugitsinda icyo gitego. Hanyuma gitsinze Ronaldo ahita azamurwa, ahita agera hejuru. Ronaldo rero ntabwo yigeze yibagirwa ibintu yamukoreye, ahubwo yamukoreye ibintu byinshi. N'ubwo baramusura, yamuguriye n'ikirwa ahantu. Urumva icyo kintu yamukoreye? Vuga ngo abazungu bagira akantu ka reconnaissance ni nko kwibuka cyangwa kuzirikana ibyo umuntu yagukoreye. Yego. Buriya hari igihe umuntu agukorera ikintu ariko wagera hejuru ukavuga uti naramurenze, ugasanga ntushaka kugira ikintu ukora wenda kigaragaza ko umuzirikana. Hari filime nakoze yitwa Jay Kelly. Iyo filime yerekana ukuntu abakinnyi ba filime nyine bakina bakaba abasitari, kerekana ubuzima bwabo no muri famiye, ukuntu batabona umwanya baha abantu bo mu miryango yabo. Ariko mu by'ukuri yerekana n'ukuntu uwo mukinnyi w'icyamamare witwa Jay Kelly mu Butaliyani bamukoreye ibirori, bamukoreye fete yo kuzirikana ibikorwa yakoze, bakagenda bakina filime yakinnye zose aho ngaho muri sale. Mbese wabonaga ari nka cyagiye bari gutanga Ballon d'Or, yambaye ikote ryiza cyane. Iyo filime muzayirebe. Ubu barayisanga hese, babwiye naho bayisangire. Barayisanga kuri website yitwa www.agasobanuye.com. Reka tubisubiremo. agasobanuye nonaha bijye mu cyo akadomo.com. No kuvuga ngo rero iyo filime baba bazirikana ibintu umuntu yakoze. Hano mu Rwanda usanga mu by'ukuri umuntu akora ikintu ariko ugasanga rimwe na rimwe hari n'abantu batabizirikana, akarinda ava no muri iyi si batamushimiye. Ariko uwo mugabo we bamushimiye akiriho. Ariko tukajya dushimira abantu se ubundi ibyo bakoze.
cyane ngiye gushimira abantu ibyo bakoze nahera ku barimu banyigishije cyane. Mwarimu burakwiye gushimirwa. mwarimu Solange Pitu. buriya ibintu bishimisha umuntu ntabwo ari amafaranga Frank. Buriya iyo ushimiye umuntu ukamwereka ko hari ikintu yakoze, hari ikintu bimuzamuriraho mu buzima bwe, ushobora no gutuma arama kubera ko wamuhesheje agaciro, cyangwa bikanatuma agera no ku zindi ntsinzi bitewe n'uko byamuzamuriye vibe. Ntabwo twakoze ku kiganiro kijyanye n'ihungabana, twaragikoze. ibaze gufasha abantu bakazamuka ariko ntihagire umuntu uvuga ati warakoze, ahita arwara ikintu bita depression. Rikumva rero dukwiriye kubaha abantu badufashije kandi tugaharanira ko hari n'abantu tuzamura. Nawe reba ahantu wari uri, urebe umuntu wakuzamuye kandi intsinzi yawe tuzayirebera ku bantu wazamuye, ntabwo tuzayirebera ku mafaranga ufite kuri konti, ntabwo tuzayirebera wenda ku bintu runaka, tuzareba abantu wazamuye. Tureke kuba abanyamwigendaho, duharanire gufasha bagenzi bacu kuko baravuga ngo ubumwe ni imbaraga, kandi ngo uduti dukubiranije nta muntu waduhambura. Rero duharanire kunga ubumwe, dukorere hamwe, twirinde amashyari. Umuntu runaka nagerayo uvuge tuyi nanjye nagerayo asirikane n'abandi bamufashije kugira ngo ibintu bigende neza. Hari indirimbo Clarisse Karasira yaririmbye ivuga ngo abandi bana. Iyo ndirimbo rero nayo muzayirebe, ni indirimbo ikwereka ko udakwiriye kwigereranya n'abantu, ahubwo ukwiriye gushimira Imana ibyo ufite. Hari n'umuperezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wabayeho witwa Theodore Roosevelt, yaravuze ngo kwigereranya ni umujura w'ibyishimo. Nivuga ngo kuriya wifata ukigereranya n'abandi uba urimo wiyambura ibyishimo byawe. Ubwo rero tureke kwigereranya, tureke kugira amashyari abandi, ahubwo dukomeze dutere imbere kandi tubona n'ubushobozi cyangwa uburyo tuzamure n'abantu. Yes, nanjye nsoza rero reka nsoreze ku ijambo rya Gisa Luther King. Ni umugabo w'umwirabura abantu bose bazi cyane. Gisa Luther King ni umugabo, reka rero mvuge ku tuntu duke cyane azwiho. Niwe mugabo washatse uburenganzira bw'abirabura babaga muri Amerika, atakoresheje uburyo bw'intambara ahubwo akoresheje uburyo bwo mu mahoro. Yaravuze ngo if you can fly, yes. If you can't fly, run. If you can't run, walk. If you can't walk, crawl. Yes. Mu Kinyarwanda ubwo nimba washobora kuguruka kora iki? Guruka. Nimba utabishobora iruka. Nimba utabishobora no kwiruka kamba. Genda gakeya. Nimba udashaka kugenda gakeya kamba. Ariko arongera aravuga ngo make sure you are moving forward. Ngo genzura neza kuri kujya he imbere. Make sure you are moving forward. Yewe muntu ufite umutima ngo baranyiranye abo tungana n'ukuri bageze ku bibanza, ni ukuri rwose ndapfuye ndashize ndahirimye, urajya he? Ntaho uzajya rwose. Nimba nta mutima wari ufite amashyari, shyira hasi rwose. Ishyari ni ishyano, nta n'umuntu ryigeze riteza imbere. Cyo nagusaba wowe uri kukireba, kora subscribe, like, share and comment. Ibindi ubundi duhure mu biganiro bitaha. Wari kumwe nanjye FI4K, umuhungu mukuru mu gace, photographer wabigize umwuga. Ciao. Ndi kumwe na mugenzi wanjye kandi ariwe Mr. Jingo. Yes. Urakoze cyane Frank, iki kiganiro ndumva kizafasha abantu benshi kuko mu by'ukuri tuba dukwiriye kwibaza ku bintu byinshi, tukareka kubishyira mu gihe kizaza ngo nzabimenya ngo ari uko ngo nageze mu ijuru. None se kuri iyi si ho ntabwo ukwiriye gusobanukirwa ibintu. Ibyo reka tuzabikore mu kiganiro gitaha. Nzakwereka uburyo ki abantu bafashe ijuru bakarishyira kure. N'ukuzimu rero bakagushyira kuri Satani, akavuga ati Satani niyo nyiri ukuzimu. Tuzabikoraho. Ibyo ngibyo tuzabikoraho. Bivuga ngo ibiganiro nk'ibi nakagaruka, mukande subscribe, like, share and comment, kandi mugire na bagenzi banyu
kugira ngo ibyiza nk'ibi byere kubacika. Murakoze cyane, ciao ciao.